mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni David aramwumviye. Allo. Oui, allô. Oui. Beza. Karam. Ukanze tuvugane. Muke? Ukanze tuvugane. Sohoke hanze? Sohoke hanze se ahantu ndo wabwiwe n'iki? Ibi n'iki? Ese ahantu mbura hazi? Nasohoka ndetse nyine tubonane. Wowe se uri hanze hehe? Kunzi imeze gute? Sohoka hanze y'igipangu cy'iwanyu. Hano. Muri kano karori wihishemo. Mu gaki? Mu karori wihishemo sohoka hanze. Sawa. Umukuko. Babuja. Nyamubwira none ko umeze nk'inkoko iguye mu mazi. Ko mbona umeze nk'inkoko iguye mu mazi none bigenze gute? Narakwiyamye. Uri kubyumva narakwiyamye. Ujye ugira ibyo ukina nabyo n'umwanya wo gukina nawe n'ibintu. Ubu ngubu ntabwo ndi umwanya wo gukina nawe urabyumva neza. Ibyo shaka sinabigwaye. Hari ikindi cyo kuvugana nawe. None narakwiyamye. Kandi ntunasohoke hanze urabyumva? Ko gasa. Nongere bisubiremo nusohoke. Nusohoka ndakuvuna. Narakubwiye ngo ntuzongere kunyita mbe. Amagara David bisanzwe. Turagendana. Okay David, bit. Ikinzanya hanaga ari ikindi no kuza kukubaza impamvu wataye urugo. Sugu kabimbariza hano. Washaka ko mbikubariza hari hase tugasirira ngo ubyemere. Nyine basi wari kurindira. Uteza abantu. Nyine warakuze ko utaraneje abantu ako nari ku. Nta nubwo bikiguteye isoni kuba utacyambaye impeta nakwambitse. Kuba cyambaye impeta y'uyu musore. Urareba iki sha? Urareba iki? Urukundo n'iki mikwe? Wena ariko. Wena. Gusa ntabwo nari nzi ko Keza ari umukinnyi mwiza. Ese sheri nakinnye iki kuko sheri ndacyagukunda. Umukinnyi wo ku rwego rwo hejuru. Gute se? Kugeza aho ukina n'imitima y'abantu babiri. Ntabwo nigeze nkina n'umutima wawe kandi urabizi. Urabizi ko ndi umugore wawe kandi twasezeranye. Wasezeranye nande?
Nawe. Nicyo kibigaragaza ko wasezeranye nanjye. Nyine impeta nayo nayibitse kugira ngo uyisimbuzi yo mu Rwanda, impeta yo hanze ntabwo uyishaka ko abantu bayibona, bashaka ko babona iyo mu Rwanda. Wahinduye kirimo. Hoya shiri. Niyo mpamvu wanahinduye umutima. Shiri ntabwo nigeze mpindura umutima, ndacyagukunda, ndacyari keza wawe uzi. Keza wakaregeye. Mwahuje inyuguti za kaka. Ntabwo mushaka da. Gusa igihari cyo kufite ubwoba se. Uriya mugabo bari kumwe bamwita Pari. Ndamuzi uriya mugabo. None se uriya mugabo ngiye siwe wanzanye hano mu kazi. Uriya mugabo ni n'inshuti yanjye, uriya mugabo nawe yazaga gutereta mabuja waho nakoraga. Ako mabuja wawe mabuja wawe wakoraga. Njye aho nakoraga mbere yuko nza hano, uriya mugabo niwe wamuteretaga. Uriya ni umwana mwiza, niwe wanzanye naha muri aka kazi. Mujo mise nkubona neza no mise mbyemera kuri maneko. Ndaza no kubivuga ahubwo. Uzi kuri uriya mugabo ari we uza ahangaha buri gihe akaza kutuniga akaniga na mabuja ndetse na boss, maze bara boss bose yabanizeho. Ariko mikwe yumbonye no wenda nubwo ubona ko natekereza, ubona ko ndi ikigo gikuryo natekereza. Uriya mugabo w'amagara mato kuriya yaniga wa mu boss umubyibushye hano yamuniga gute? Nuko uzi ko hari cyo bikeka. Oya. Na nta muhwe nanjye mufite. Najya mumenyesha ko ntugaruke iwanjye nzakwica. Nzakumerera nabi. Shiri urabizi ntabwo ibyo bintu wabikora kandi ndashaka kuza basi tukavugana. Urabona hano anytime ashobora gusohoka. Genda uvugane na Karegeya wakuzanye na. Shiri wakumvise wese tukaganira, nkaza mu rugo tukaganira. Nukuri ndagusabye. Urabizi ntabwo ushobora kunsiga gutyo. Kandi nyine tugomba kugira uko twumvikana. Nandeye n'umwaka umuto yanze kwaka yanjye. Igihe cyose twabanye ubu ngubu nibwo nera umwaka. Utera umwaka. Sheri buretse Sekeza uri umusazi. Buretse mu munota umwe wonyine basi tuvugane. Uyu umwe wonyine. Unyumve ndakwinginze sibyo. Urakoze. Ariko Sekeza, kuba nje ntarakuyemo impeta ndi umuntu w'umugabo, ukifata ukayikuramo uri umugabo. Nyine urumva impeta yasaga nabi, noneho nagombaga kubanza kugenda bakayoza. Isa nabi nyine ubwo nibisa nabi ntajye nsa nabi. Uya ntabwo usa nabi, ubyumva ukuntu bitari. Urabizi nayo naje mu kazi hano i Kigali kandi urabizi naye hafi rwose. Ese ubundi aho kazi urimo umbwira, iyi ni hoteli bagucumbikiyemo ku buryo ubanamo na Karegeya cyangwa ni lodge mubanamo? Iyi ngiyi urabona ni hoteli nyine yari yanzanyemo hano. Iyo hoteli se ko batayamaza ngo bashyireho icyapa natwe tujye tuza tuyiyakiriremo. Okay, noneho reka nkubwize urabona Karegeya atuyemo hano kandi ari business twari turi gukora. Noneho kugira ngo tugasipiye amafaranga yo kwishyura nyine hoteli buri munsi, noneho turavuga ati reka ngembe nje hano. Noneho iminsi hanjye yari irangiye n'ukuri ko Imana ngiye kujya ngagaruka mu rugo kandi urabizi nyine ndagukunda, naguma hano. Ntago nyine nagumamo hano. Ariko uranze neza uranze uraje ubaye indaya Karegeya, byibuza niyo ufata umwanya ukayibaho ngaho ntabireba. Ubwo uramureba ukagira ngo nta mbaraga afite. Yaratunize no yanize nura muhungu wa mabuja no maze bose yarabanize. None yajyagaza no kudutera. Mabuja aravuga ngo yaje no kumutera ngo nanijoro aramubona mu kirahuri. Uriya ahubwo ni igini. Uriya ni igini kuko none sibaza umuntu mabuja yagiye kugira gutya abagize gutya amubona mu kirahuri. Ahubwo se mikwe uriya ari gukora n'iki na mabuja? Ako mabuja nawe ubanza ari igini. Ahubwo ahubwo ni hango tutubonye inkuru yo kuza kuvuga. Mabuja ntajya dukanga tumubwire ngo twakubonanye n'umugabo hanze. Kandi
banzana hano boss yaravuze ngo nitumubona n'undi mukobwa wari n'undi muhungu wari we wese tujye tubivuga. Hanyuma none hamagaranye n'undi mugabo nanjye nzigira nkaho namuzi mitembwira boss ngo ahagararanye n'undi mugabo. Urabizi ko ndi mu Rwanda ariko nawe bahaje utanambwiye. Ntabwo wigeze umbwira ko uje mu Rwanda, nawe nari nzi ko uje muri business nk'uko nanjye nari naje muri business hano i Kigali. Basi se uranyemereye nzaze mu rugo tuganire? Basi mbwira nzaze mu rugo tuganire. Uzayifatira umwanya nk'uko nanjye nafashe umwanya wawe. Uzabyemera se? Uzafata umwanya uzakunda nk'uko nanjye nafashe. Singiye keza ndamuwande. muri ibihunyira muri ibyanana muri ibi nge nawe wajya ngo nibijwanga shwanga akubundi urunguru watangiye gukurana rwo mu bigenze gute ku buryo mbona nawe ugiye kuva muri aha nane mvuye guha kafe huru hakuburiye hanguru none mabusha uziko twatuvuye hariya kunoza wajya wamase mvuye guha mbonye nuze pari ugenda fungo moyo wawe oya wawe ndi wanzanye ni warata ni wawe ndi wanzanye ngo pari niwe wazanye uyu nguyu kandi uyu nguyu yarambwiye ngo ni maneko pari wawe ni wakajwiga wawe ndi wakajwiga oya umwe wanzanye rata coco fungo munwa wawe ubundi wende kuvugana nawe ubonye pari wawe ni wakajwiga oya umwe ugenda kwa moto kumutuku ugenda kwa moto kumutuku niwe wanzanye we ni inshuti yanjye anatereta kamabuja wawe ndafutwabaga handi yateretaga mabuja wacu mubaze wawe aramubwira funga umunwa wawe banza ufunge pare ubonyesha amaso yawe uyu ngo yaramose wowe yambwiye ngo niwe wamuzanye ahubwo njye yabimbwiye ndangije mpita numva mfite n'ubwoba kubera ko yambwiye ngo ni maneko ubonyeje kudushaka se kunyura kutwegereza arimo gukora iki ari kumwe na mabuja wanjye ari kumwe na mabuja wanjye barahagaze bari no guseka uriya mu yanda ya hano bari kumwe manindaya mabuja bari kumwe sinakubwiye ko afite uyu nguyu warabizi sinakubwiye ko afite n'undi mugabo utari umugabo wahanga wobi muco ngwino hano mubwire ntabwo uzongera gutungana nawe ubwire akira uri guhamagara mu jomba ngw'impagarare hano gakubitwe n'inkuba uriya mu nyoko bujura w'indaya afite n'undi mugabo afite n'undi mugabo aramufite mikwe ntabwo ariho bimbwiye twari turi kuvugana uze pare niwe bari kumwe hariya nyine bari kuganira mubwira nari mvuye guhaha nyine ibingibi wari wanomye noneho ndangije mpita mubona ari no kuri moto mama mikwegera aramamagara arambwira ngo ino nkwereke arambwira ngo ni pare nyongeye gusanga n'uwa mugabo wanzanye abwira mabuja wanjye ngo ayiro yabwiraga mabuja wanjye hamwe nakoraga kera nyiba kimisagara amubwira ngo ayiro vire uratinya imana nimba mbesha mfite igihe nubona napfuye umenye ko mubwije ukuri mabuja ura pare si igini nandi kubibwira mujama nkabwa tura ni igini wamubonye mu kirahure noneho nawe nubwo yakwizanya zakwica n'uwo bari kumwe bazafatanya bakwica ahubwo na mabuja ashobora kuba uriya mabuja wundi ashobora kuba ari igini nawe none se nigutamenyana n'igini bazakwicisha umunwa wajya ufunga umunwa wawe ufunga umunwa wawe batazakwica dufunga umunwa bataza wese koro wabo bazakugira bati kandi mu kanya nibihamagara ngo byemeze ko byamubonye muratangira muzana ubwo ryi bwanyu nabyo navuga mabuja reka ndabivuga utabivuga uzamara cyumweru utarya ndabivuga akira bijyane mu nzu uteka unarya ibyo na mujomba umushyi nawe agushye ugasosi mwatetse inyama mikwe kandi umuhezi ibiri umuhe ebyiri ese muri kimwe Karage
Alo. Ngo? Byagenze gute? Karage! 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 Karege uri umugome uri umugambanyi bene ako kageni uzi ko uyu mugore wawe aziranye na pari bakaba bari bahagaze hano ku rupangu ndakubwira ngo umugore wawe aziranye na pari warangiza ukiryamira ukanyihorera uzi ko pari yarahagaze hano ku rugo neza indi utamubonye ari mikwege yamubonye ari mujomba yamubonye bahagaze hano ku rupangu warangiza ngo ariko bundi nkubwire Karege ubugome bwawe buzashira bigenze gute ese Karege uri ikiragi imaze umuntu yakubwira ibintu bikomeye ugashaka gutangira kurwana uri ikiragi ubundi Marita, urumva ibyo uri kuvuga ari byo bifite akamaro ku bidafite paramuzi wandi watunigaga wandi wose washushanyaga abapfu n'imisaraba aha ku rupangu none niho yarari ubwo uvuza abapfu n'imisaraba reka mutere inkuru isekeje agiye kutwica oya uri kwikarakasa gutyo maze kubona call yuko Yvan yapfuye umuhungu wawe yapfuye ngo ibyo urimo bigira sinzi rwose Mikwe mabuja ubaye iki saramazi mazi yo kunywa mabuja ubaye iki Yvan yarangije gupfa mana mabuja genda ubwire Mariose yapfuye namubonye we Mari yapfuye namubonye nukuri pe ibintu byose Imana izabibabaza Mari ndakubwire dore nguyu muzanye abakima umwana wanjye Yvan yarangije gupfa Yvan yapfuye namubonye koko ni kweli anko ngo yapfuye Yvan yapfuye ninde wamwishe mabuja hicwe na mugiga muco abaye iki Yvan yapfuye anko ivumbura isari akambwira na mujomba ze turire ubwana mujomba ze murire tuzi ivumbura ari mwana wanjye kuko
ikivumburi rwarangiza ngo rugiye guhamagara ngo iwabo ngo wa mukobwa ngo wateye inda ngo aze kubanga nese ari cyo mama ibyo uramukobwa ntibivuze n'urupfu rwa Yvan kandi mwihangane nyine bibaho uravuze ngo bibaho mabura ukuntu nanabwiye mujomba ngo ndi kumubeshya ndi kumwiyemeraho ngo naramubonye wacu wavuga ngo waramubonye umundi waramubonye ko nari nzi ko nzamubona nari namubwiye wabonye umuntu utaranabona nari namubwiye ngo amubwira gasi ni ukuri ngiye gupfa mabura we wamukurikiye se ko naba ngize amahoro mabura we bagiye gupfa wapfuye se wo haguruka ngwino haguruka se genda ajya kuryama sheri ese uwo kuri kumwaza abantu be bite ko mwese mwarimo murarira hano mbona wigunze byagenze gute umwana wanjye yapfuye umwana wawe bon technique man umwana wanjye ariko ni umwana mukuru wanjye nyine ko ndi se wabo nyine sinzi ikinyarwanda bita muri ko Yvan nyine yapfuye tu wa muhungu wa kivumvura utaba mu Rwanda yo sorry bibaho sheri sorry niyo mpamvu mbonye yarari kurira cyane mama we be strong it's okay none yapfiriye hehe the Buddha ugiye kumunsiga hano Igobe ngiye kugusaba ikintu ngiki mu minsi mike igiye gukurikirana hano hagiye kugira akavuyo kenshi cyane nkeneye gufata control ukamanaginga ibintu byose sawa ntabwo uriya mukuru wese tutumvikana n'uriya muhungu we n'abari abakozi ubu koko nakontorora ibintu gute kuko udahari mu gihe kigiye gukurikiraho haraba hari ikiriyo ntabwo bizakugora cyane wenda azaba ari mu gahinda k'uwo muhungu we azaba wenda yagabanyije n'amashagaga bafite shiri kuri guhe kinyamenyo ariko umwana mwamukundaga cyane David bite ndagushaka byihutirwa ibyo urimo byose bihagarike tubonane nonaha iminota 20 sheri uwo muntu witwa David wahamagaye se no muri famiye yanyu nawe umugabo w'inshuti yanjye twahuriye kuri pisine ubushize nyine uriya mugabo muzi nyine muziranye kuki ku buryo ari uhamagara umwana wa kivumvura amaze gupfa aho kugira ngo uhamagare abantu muri famiye Hello mwiriwe neza yego ndagira ngo mbabaze indege igenda Abu Dhabi vuba cyane bishoboka ni ryari business class murakoze cyane ndaje mboherereze amafaranga kuri telefone n'amazina byose mu nkorera inuze ugiye kubuka igatike y'indege nta n'ikintu tuvuganye n'isi uwo muntu uhamagaye muri bone mu minota 20 niwe ugiye kugura itike y'indege oya neza umuhamagariye icyo uriya mugabo ko uriya musore ko nabonye ameze n'ikiraro Are you okay? Yeah, I'm good.
umusore ni inshuti yanjye kuki ari ikibazo ahubwo uzi ko icyo umuhamagara umwana wamaze gupfa hari ibyo nkeneye ko mfashamo ibigize ni umuganga reka duhindure subject ntashaka ko tujya muri ibi bintu wanteguriye agakapu gatoya karimo imyenda nk'itatu mwese ugiye kumaraho iminsi 3 cyangwa uragenda ndagenda cyo kureba police report kugira ngo kukubona biba byoroshye ahubwo ubu ushaka kuzaneza abantu ahubwo ntabwo nshobora kuza uko mbonye reka nzagutekereza umwanya wose muri iki gihuru muri iri shyamba gusa nyine gahunda nayitunganyije wayitunganyije namaze gushyira amafaranga kuri konti umaze gushyira amafaranga kuri konti yes reba no kuri fone umbeshya bahita upfa urabizi ndabizi rero wowe ntugire ikibazo ahubwo ugiye hanyuma mu maporogaramu gahunda ikurikiyeho ni iyi nyine mu maporogaramu ma gahunda wowe ntugire ikibazo iri joro ararara sure yes urabyizeye I'm sure ntituzagira ibibazo urabona ko njyewe urabona ndi umuntu ushyira gahunda mu bikorwa ibyo twemeranyije ngenda byubahirije kandi mpora mbyubahiriza ni umuntu wubahiriza gahunda mbabarire ntuzabe impamvu ko tugira n'ibibazo wowe ntugire ikibazo na kimwe aho se byari biteguye ko numva urimo avuga ibigambo byinshi cyane byari nzabona mu maso yawe ntuzatekereze ko uzabona mu maso yanjye kuko nuhabona uzahita upfa ibyo bintu byikuremo ushatse wawe ahubwo niba byarangiye wahindukira ukagenda ariko rero tumaze kuba abantu b'abajyamana mu gihe tumaranye tuba turakorane urumva ushaka kumbona yes ndashaka kumenya umuntu tuba turakorana bya hato na hato nyine ubuzima bwawe si buhaze ko turimo turakorana neza wagerageje nganyere ku mugongo nyere ku mugongo wawe ugende urama information byari ko ibindi byose urabibona kuri telefone unyohereza amafoto byose nakubwira urabibona hehe kuri telefone hindukira ngo bavuge ngo basinzire nuko nyine ngo nshaka gusinzira kandi igihe nabwenge ngo nshaka kuryama ese urashaka gusinzira izi saha urabona atakiri kare ubundi sinsanga kuri telefone saa yine turacyari saa moya oya ntukuri haracyari kare byataye none urashaka gusinzira twagiye ku kazi rero uragomesha ubundi ndyama kare mara kurya nkahita ndyama saa moya uba waryamye wenda n'igice uyu munsi rero nta gusinzira nta gusinzira se tugiye kurara irondo ese mureka mfite ibiganiro byinshi byo kukuganirira aho wamenyereye kurara wicaye rero ushaka kubinzanaho icyakora by'invugizo ukuri ntabwo ntabasha gusinzira nuko reka turyame ubwo turubyuke kare tuganire nyine turaryama ahubwo reka twiyoroze uretse tukabanza tukaganira ndi kukumva turaryama byibura nka saa yine sibyo byiza uri gusinzira ntabwo ndi gusinzira mwese uri mu kuri kumva iyo umuntu atangiye kumva aba ari kugenda gake gake reka mba naniwe ariko nanjye mba ngukumbura ako se ubundi bwa mugani wawe reka tuganire mushiki wawe burundu yanze gutaha akara n'ikigoryi ni mushiki wanjye ndamukunda urabizi ariko n'umwana ugomba kumubaza aho aherereye
buriya reka ndabimenyereye ntabwo uri ubwanjye mushiki wanjye yamenyereye kugenda aho ashakiye agataha nese ko yatunaniye uragira ngo tuzagenze njye nirirwa nzenguruka mushakisha amaherezo azaba yahe nta mwana uzi ko ahuye n'ubuzima bugoye kurusha ubu ngubu turimo atabasha kubaho gusa yataha kwande ririya joro cyangwa ntatahe ari w'abandi ubundi ababyeyi bacu bamara gupfa baramunsigiye ngo mwiteho none birakunaniye nta kuntu ntamwitayeho arinda nakura kandi n'ubu ndacyamwitaho ariko mbere naravugaga ati ubu ujya he nkamukurikirana nkamubaza aho agiye neza neza yanga kunyumva nkazajya mugira inama nese uragira ngo nzabigenze gute naramuretse agezenguruka aho ashaka narangiza kuzenguruka ajya ataha ntajya amenya ko umwana w'umukobwa umwana uzaba umubyeyi ejo n'ejo bundi kumenya ko umwana w'ikinyabupfura yigize umutesi wagira ngo yavukiye nko mu bipangu bikaze nubwo ariko twebwe kera twari abakire buriya